Ndagushimiye ku cyizere utugiriye ukaba ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel. Iyi ni Urubibi TV. Nge ndi Shaddy Nshuti, hano dutanga amakuru mashya asesenguye kandi azira impuha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umudugudu utangaje mu Rwanda. Ubusanzwe ku butaka bw'u Rwanda hateretseho imidugudu isaga 14,000. Mu buryo bw'imiyoborere ni bumwe hose muri iyi midugudu, ariko imiterere yayo iratandukanye. Twabikubwiye, uyu munsi tugiye kukugezaho umudugudu utangaje mu Rwanda, uteye ukwawo, urihariye, uratangaje rwose, ntawo bihwanye nawo. Reka tuwuvugeho. Ni umudugudu uherereye mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Rilima, mu kagari ka Ntarama. Ni umudugudu witwa Rurambo. Uyu munsi reka turebe uyu mudugudu, ibintu 10 bitangaje dusanga muri uyu mudugudu wa Rurambo. Ntujye kure, iyi ni Urubibi TV. Niba utarakanda subscribe yikande, ukande like, ukande share, ndetse hasi uze no kuduha comment ku cyo wumva wifuza ubutaha twakoraho icyegeranyo. Nkuko twabivugaga, reka turebe ibintu 10 dusanga muri uyu mudugudu wa Rurambo mu Bugesera. Icyambere, umudugudu wa Rurambo niwo mudugudu ufite ingo nkeya, ufite ingo 16. 16 niwo mudugudu ufite ingo nkeya mu Rwanda. Niba utekereza ko hari undi ufite ingo ziri munsi y'izi, uduhe comment utuvuguruze. Icya kabiri, umudugudu wa Rurambo niwo mudugudu ufite abaturage bake bashoboka. Haruguru nk'uko twabivuze, uyu mudugudu ufite ingo 16, urimo abagabo 14, abagore bubatse ni 16, abana bari munsi y'imyaka 5 ni 7, abana b'abajene cyangwa b'urubyiruko barifite imyaka hagati ya 12 na 18 ni abana 19. Harimo umugore utwite umwe. Muri uyu mudugudu bose hamwe abaturage bawo ni abaturage 56 nibo bagize uyu mudugudu wa Rurambo. Icya gatatu dusanga muri uyu mudugudu gitangaje, ubusanzwe mu Rwanda tuzi ko buri mudugudu ubamo abajyanama b'ubuzima 4. Bivuze ko muri uyu mudugudu umujyanama w'ubuzima ashinzwe ingo 3 n'urwe rwa 4, ingo 3. Icya kane gitangaje dusanga muri uyu mudugudu, uyu mudugudu wa Rurambo dusanga mu Bugesera niwo mudugudu ufite serivisi zitangwa n'abajyanama b'ubuzima zihabwa abaturage bakeya, aho usanga umujyanama w'ubuzima nyine ashinzwe ingo 3. Bivuze ngo ingo 3 zifite umuganga wazo ariwe twita umujyanama w'ubuzima, ubaha serivisi zose zirimo kuboneza urubyaro, kuvura malaria, kuvura umusonga, kuvura imiswi ndetse n'izindi. Ibi bigakorwa n'umujyanama w'ubuzima umwe uba ushinzwe ingo 3 zonyine. Biroroshye, biraryoshye, bimeze neza. Icya gatanu gitangaje muri uyu mudugudu, umudugudu wa Rurambo niwe mudugudu harimo umuntu muri buri rugo ufite icyo ashinzwe mu nzego z'imiyoborere y'umudugudu, bitewe n'ubuke bw'abantu batuye umudugudu ndetse na serivisi z'imiyoborere ziba zisabwa mu mudugudu. Buri rugo nibura rufitemo umuntu ufite icyo ashinzwe mu miyoborere y'umudugudu. Abajyanama b'ubuzima, komite y'umudugudu, komite y'umuryango, komite y'ibimina n'ikindi. Nibura urumva ko buri mudugudu harimo umuntu ufite icyo ashinzwe muri buri rugo. Ikintu cya gatandatu gitangaje muri uyu mudugudu, muri uyu mudugudu bafite itsinda rimwe, ikimina kimwe kigizwe n'ingo zose ziba muri uyu mudugudu. Ikintu cya karindwi gitangaje, uyu mudugudu niwo mudugudu ufite isibo imwe gusa. Nk'uko twabibabwiye, uyu mudugudu ugizwe n'ingo 16, ugizwe n'isibo imwe. Ikintu cya 8 gitangaje muri uyu mudugudu, uyu mudugudu urimo umunyeshuri umwe wize kaminuza n'undi umwe wayirangije. Ni abanyeshuri 2 nibura bari mu mudugudu bakandagije ibirenge byabo muri kaminuza. Ikintu cya 9 gitangaje muri uyu mudugudu, uyu mudugudu nta muriro w'amashanyarazi uhaba, bakoresha imirasire bose. Nta n'amazi aba muri uyu mudugudu, nta vomo rusange bamwe mu mudugudu, bajya kuvoma mu yindi midugudu. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma gitangaje muri uyu mudugudu, uyu mudugudu
niwo mudugudu wonyine ufite irerero ry'abana bari munsi y'imyaka 5 bake bashoboka. Twakubwiye ko haruguru uyu mudugudu urimo abana bari munsi y'imyaka 5 barindwi, iri rerero ryo ririmo abana 5. Twagushimiye kubana natwe. Iyi ni Urubibi TV, hano tukugezaho ibintu bishya byizewe kandi byacukumbuwe. Twagushimiye kubana natwe. Murakoze cyane. Ciao ciao.